Mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize nawe yaramaze gukubita Rina urushyi. Rina yaramaze kugwa hasi asa n'uguye igihumure. Ese aho yaje kuba amahoro nangwa hari icyamubayeho? Reka n'ubundi inkuru yacu itangirire mu rugo kwa Rina ndetse na Ali. Ali abarimo abaza Maya ati se ubundi bigenze bite, umukoze iki? Maya ukoze ibiki? Ni biki ukoze Rina? Bigenze bite? Maya ati babe, nanjye ntabwo nabishakaga, bikoze ntabishaka, I'm so sorry. Atangira kumuhungiza. Maya we azana n'amazi agasa n'utangira kumumenaho ngo arebe ko Rina yakanguka. Ashira akanya Rina akazanzamuka. Ari asa n'umwegura akamuhagurutsa amujyana mu nzu akamwicaza. Akamubaza ati se umeze neza? Rina ati kubera icyo mbaza? Turi kumbaza niba ameze neza. Urumva mfitiye impuhwe? Noneho urumva kano kanya ungiriye impuhwe? Ali, urumva noneho ufite impuhwe nyinshi cyane. Kugendekeye bite se noneho ko numva ungiriye impuhwe ra? Habaye ikintu iki kidasanzwe kibaye? Aratirega mba ngomba guhangayika none ubwiye ugira icyuba kandi untwitiye imfura. Nate se buri utwitayeho ra? Undi se buri udufitiye impuhwe? Okay, tumeze neza. Ese nka buriya nza kwasiga ubuzima mw'abantu mwe, ko wari gufungwa wowe n'uyu mugore wawe akwiye inshoreke yawe? Maya ati Rina ndakwiyamye, njye ntago ndi inshoreke, ndi umugore muri uru rugo. Rina ati kuva ryari uri umugore muri uru rugo? Bizwi nande se ko waje nk'ihabara riri aho ngaho waje ubu? Nubwo njyewe ntasabwe ngo bankwe, iwacu bahatanga inkwano, ariko nibura naje hano huzuye abantu, naje habaye akarori. Hanyuma zo ubu nkawe tuvugisha ukuri, frankly speaking, ninde uzi ko uri hano? Ninde uzi ko uri umugore wa Ali? Cyakaza wenda ibikuta by'iyi nzu na parafo, ikindi kintu kiba hano ni igikira, n'ameza n'intebe biri hano. Ntibizi ko uri umugore muri uru rugo, nako si uri umugore, bizi ko wageze muri uru rugo uri inshoreke. Njye naje ku mugaragaro baby ga, naje abantu bari hano baranyweye barariye. Hanyuma wowe ko waje ninde wanyweye ninde wariye? Waje uzanye amategeko gusa. Ariyo bigeze kumwe ngo turi muri competition, turi gukompeta kubera Ali. Can you imagine? Njyewe Rina ndiyo ndakompeta, ndiyo ndarwanira Ali, mugabo utazi guhagarara ku ijambo rye, mugabo utazi gufata icyemezo. Ali ntabwo uri mu bagabo narwanira sheri. Ndakurwanira se kuko wandwaniriye ishyaka, ndakurwanira se kuko wampaye agaciro,
ndakurwanira se kuko wampaye urukundo ruzima, ndakurwanira kuko wampaye iki, kuko wankoreye iki. Ese ubu ko mwari munyeshera, ariko ntabwo napfa, Imana iracyamfite mu mugambi. Urukundo rw'Imana ruracyari rugari kuri njyewe, imbabazi zayo ziracyandiho. Uko mwakigira kose nzabazonga tu. Icyo nshaka ni ukugira ngo umwana wanjye azavukire ahantu hazima. Umwana wanjye azavuke byitwa ko afite se, ariko reka mbanze mbyare. Ali nimara kubyara, I swear to God, in the name of the Lord, ntabwo uzigera wongera kubona Rina mu maso yawe. And I promise you, ntabwo uzigera ubona umwana wanjye, uzigera ubona nuko asa. Haratari kuri gushyenga. Rero ati byihore, niba ndi gushyenga uzabibona. Gabanya imikino n'imiteto. Ale, uhereye uyu munsi ndashaka ubwirire habara ryawe ntiryongere kuntegeka. Ikindi cya kabiri, uhereye uyu munsi ntabwo ndi umukozi muri uru rugo. Isane mwamembaga mujye gushaka undi muntu muzihemba atangira abakorera akazi. Ihabara ryawe riratinyuka rikavuga ngo njye nashatse kubanduza, nashatse kubahumanya no kubaroga. Ndabaroga se ngo mbakureho iki? N'ubu nk'iri habara ryawe rifite iki kidasanzwe nshobora kuba nakifuza gutunga nangwa se kujyana? Arabona nakifuza kumera nkawe? Reka mbyemere ko mwakundanaga da. None se nkubaze Maya we, niba warakundanaga na ari bya nyabyo kandi ko kagukunda nk'uko bivuga, uvuga ko ari umugabo wawe, kuki yarenze agakunda Rina? Nuko utari umuhagije. Ntabwo yaranyuzwe nawe, yabonaga hari ibyo atabona kuri wowe. Rero ntukishyire hejuru wumve kurenza. Ikindi, like I told you before, ntabwo ndusha ubwiza, ntundusha uburanga, nta kintu n'iki na kimwe undusha cyatuma wishyira hejuru, cyatuma wumva kurenze, cyatuma wumva kuri igitangaza. Reka nkubwire rero, shyira hasi agapira, tura tugabane sheri. Uru rugo ntabwo ari urwawe, urugo ni urwanjye Rina, ni nanjye utwite. Wose uba uri mu rugo nk'iki, uri muri uru rugo nkande. Ese wabasha kubimbwira, wabinsobanurira? Iki kujya aho ngaho ugatesha abantu umutwe, kumva kurenze, ukumva kuri igitangaza. You are nothing. Icyo cyo. Maya ati noneho ndabona ubonye uruvugira. Icyo uri cyo muri uru rugo nicyo nakubwiye nkigera muri uru rugo. Rero nanjye ndagira ngo nkubwire ngo ukosore imvugo, ntabwo ndi umukozi. Iwacu ntacyo tubuze, ntabwo dusaba umunyu n'amazi. Kuba ndi hano ntukandebe ndi hano ngo utekereze ko ndindushye, ntukandebe ndi hano ngo utekereze yuko nabuze ibyo nkora, nabuze aho njya. Mfite iwacu sheri, mfite tata, mfite mama, mfite basaza banjye kandi bankunda. I'm like God kuri tata wanjye, byongeyeho n'abasaza banjye. Gusa kwanzura nabizi ko kumwe mwarahuye ubwo washakaga kunsagarira mu muhanda. Iyo wibeshye se ukagira icyo ukora ukareba uko Robert yari kukugera, ndatekereza ahubwo wakabinabitekerezaho ukavuga ati koko wa muntu afite umuryango, ntabwo ari uwo kuvogera no kumenyera. Ibi byose mukorera aha ngaha ndamutse mvuze, sha icyo nzi cy'uru rugo barutwika. Nimukabone ntavuga ngo mutekereze ko umutwe wanjye uri mu busanga, ngo mutekereze ko nta kintu ntekereza, ahubwo njye nuko nshaka amahoro. Nta ntonganya n'izina nkeya nkeneye muri uru rugo. Gusa ndasaba kugira ngo munyubahe kandi mumpe amahoro. Ikindi cya kabiri, ndabiyamye niba mushaka kujya munararana mujye gushaka ikindi cyumba. Iyi nzu nini ngari,
uhereye uyu munsi ntabwo muri bwongere kundarira mu cyumba. Turakomeje se? Rina ati ntakomeza. Rina mu burakari bwinshi ahera akanahaguruka. Atari ko se tuza nta rutege ufite. Nta nubwo ubona ko ukuriwe. Rina ati sura umva mfitiye impuhwe. Noneho urumva wangiriye impuhwe. Ndeka ibyo ndi gukora ndabizi. Atari ko tuza. Please. Calm down. Rina ati mugende musohora ibintu byanyu muri kiriya cyumba. Nimwanga ndagenda mbyisohorere. Ati babe. Abarimo abwira Maya. Ati babe. Genda usohore buri kimwe cyose kiri muri kiriya cyumba. Ndabona Rina yarakaye. Ndabona Rina yamaramaje. Maybe she's serious. Maya ati ntabyo nsohora. Atari ko se waretse tukareka intambara. Urabona intambara zawe nari nangiye muri uru rugo ndi buzishobore. Please. Ndati ibyo ntago bindeba. Niba koko ari serious kandi yumva rwose akomeje, ntagende ndebe ko abisohora. Rina toke. Nagenda akinjira mu cyumba, akajya afata ibintu byose ajugunya hanze y'icyumba, ariko abita hasi. Maya araza avuga ati Rina, ngiye kugukubita ngo uhane kibyeyi. Rina ati ndabizi ndi muto. Ntago ngana nawe. Urakuze kundusha. Ariko umenya hari ufite na depression kubera imyaka ufite. Ni nayo mpamvu uri muri uru rugo wiziritse ku mugabo wanjye. Sibyo se? Nabyo birimo. Ariko reka ngire ikintu wibwirira. Noneho ngwino wibeshye. Untankozeho n'urushyi n'aka gatoya byonyine. Ntere kuko inama zambarwa. Yego ndi muto simbyibushye nkawe. Ariko ndakwizinga. Mva. Ndakwizirikaho. Ibyo ndi bugukorere ni yeri bizi. Urareba igihe mwahereye. Urareba igihe wahereye untondagira. Urareba igihe wahereye umenyera. Aho bigize ngomba kurwanira uburenganzira bwanjye. Nanjye ndi umugore muri uru rugo. Ikindi ndanakwiyamye. Ukongere kumenyera we. Uzi ko njogajoga wowe. Kandi n'ubundi ugaragara nk'umuyayi wowe. Ubuyayi wakuye hanze iyo wabaga ntago mbizi. Aho njye mubuza naho ubuyayi. Njyewe Rina unkuremo. Nababwiye ngo ntago muri bwongere kurara muri iki cyumba. Mwandaje mu ntebe. Mwandaje hanze. Mwangize house girl muri uru rugo. We, ayo wamembaga uyihorere. Nawe arareba akabona azahinduye imirishyo. Akabona Rina noneho yabaye so serious. Abura icyo akora n'icyo avuga. Agasa n'usohotse. Ajya kureba Ali. Avuga ati babe. Ndabona byakomeye. Atari ko nabikubwiye. Nakubwiye ngo ntago nshaka intonganya zawe na Rina. Nakubwiye ntago nshaka akavuyo kawe na Rina muri uru rugo. Rina ni umwana. Uramuruta. Mwihorere nyine. Niba ikintu yagishagiye kimurekere. Nawe tushatse kuvuga iki? Ndatari ko se bebe. Uri umuntu mukuru. Ibintu uri kuvuga ntabwo uri kubyumva. Ubwo urashaka guhangana na Rina. Rina urabona atameze nk'ikihe, urabona atihaze. Umuntu utari no gutekereza ko atwite. Umuntu utari gutekereza yuko ashobora no kugira ikibazo, ushobora kugira ahantu mukora akabaraguye nangwa se akaba arapfuye. Ariko urumva ushaka gufunga. Uzi ko uramutse umukoze akagira icyaba bagufunga. Ugize amahirwe aranakangutse. Nyuma yo kugwa igihumure. Wamuretse agakora ibyo ashaka. Maya ati ntago nabyihanganye. Ati hano dufite abakozi. Genda ubwire umukozi atunganye igitanda.
mu kindi cyumba. Hano dufite ibyumba byinshi, ariko Rina tumwihorere. Rina akomeza kubabera isereri ndetse akababana we. Isi iragenda ikicuma, Maya agakomeza kuba muri urwo rugo abana na Ali. Rina nawe ari aho ngaho ariko ubona yiturije. Isi iricuma, igihe cyo kubyara gisa naho cyegereza. Rina arareba akabura ntabwo ashobora kuguma muri urwo rugo, kuko ntabwo aba ashaka kugira ngo agire umenya ikijya mbere hagati ye n'umugabo we Ali. Ikintu akora, aragenda akajya hamwe Ali yamuguriye inzu, agashaka umuntu akahatunganya, akaba ari hajya kwibera. Ariho ari asaba uwitwa Mila akaza, bakaba bari kumwe. Mila akajya amubaza ati ariko ubundi kuri hano, kuki udataha iwawe mu rugo? Rina agahisha Mila akamubwira ati Mila, wowe uri umuvandimwe wanjye, naje hano kugira ngo nkurikirane business. Nta kindi kintu giri gutuma ndi hano, nta kindi cyatuma mba hano. Mila ati wimbeshye, ibibazo byawe na Ali ndabizi, ahubwo mbwira yagukoze iki cyatumye uva mu rugo ukaza hano? Rina yitegereza inshuti ye akayibwira ati reka noneho nkubwize ukuri. Ali yazanye undi mugore, twarubagamo turi babiri. Mila tugize ngo iki? Kuki utambwiye ayo mabara kuko Ali yakoze? Kuki utabimbwiye na mbere hose? Ese kuki wabicecetse? Wari kuba warabimbwiye, ntabwo wakabaye warabigumanye. Rina ati ntacyo gukora nari mfite. Nurumva yazanye umukobwa ngo witwa Maya, ngo barakundanaga. Uwo mukobwa yabaga no hanze, ariko nyuma yo kumenya ko mbana na Ali, yaraje neza arisaza. Ubu niwe babana. Navuye muri ruriya rugo ko nabonaga amaze guhaga akajogo kabo. Ati warahuritse mwana wa mama, mana rurasura ushaka n'u Rwanda. Ese njye nibaza, ubundi tuzabwirwa n'iki koko niba umuntu adukunda? Ubundi tuzabwirwa n'iki koko niba umuntu tubwira ngo ndagukunda bagukunda? Nibuka ukuntu Ali yajyaga aza kugusura ku ishuri, nibuka ukuntu aba aguhangayitse. Ali yarabaye Ali, icyo ukoze cyose Ali, aho unyuze hose Ali. None ndebera ibyo yagukoreye, ndebera uburyo yagutaye, ndeba ukuntu yakugize, ndeba ukuntu usigaye ungana. Rina, ndakora akantu. Rina ati Mila, ntabwo nshaka rwose kujya mu ntambara, sinshaka guserera na Ali. Nihorera igihe kizamubwira, ahari nawe isi izamwota, ahari nawe igihe kizagera abone ko yari yaribeshye. Nibyo yaramemukiye, yarantaye, yangize nk'ibitariho, ariko I don't care. Ntacyo nzita ku mwana wanjye, nanjye ubwanjye niyiteho. Nabura wenda navuga ngo namukuyeho ibi byonyine mfite hano. Mila arababara. Isi iragenda ikicuma, umunsi wo kujya kwa muganga uragera. Rina agafatwa n'ibise. Mila kuko baba bari kumwe, ahera ko afata telefone agahamagara Lydia. Akamubwira ati Lydia, ubu tuvugana ngiye kwa muganga, ndi kumwe na Rina.
udusange kwa muganga. Lydia ati nta kibazo, ibyo nari ndimo byose ndabiretse, turahahurira. Mira arongera agahamagara musaza wa Lina. Ahamagara agira ati sho, ubu tuvugana njye na mushiki wawe tugiye kwa muganga, uze gukora uko ushoboye nawe utugereho kandi umenyeshe no mu rugo. Berekeza kwa muganga. Bagera kwa muganga, Lina ari kuribwa cyane, amerewe nabi cyane. Mira akitegereza Lina akirengagiza, ariko akongera agacishamo akajya amwitegereza. Yareba uburibwe ariko nyuramo, akumva neza arababaye. Ashaka icyo gukora akakibura. Ashira akanya, Lina bakamutwara. Abaganga bagatangira gupima, ari nako bamwitaho. Ariko ukabona birasa naho byabacanze. Bagatangira gukora utunama. Bafata Lina bakamushyira muri room iri private. Ngo barebe ko bamwitaho by'umwihariko. Bikomeza kugenda bigorana. Muganga umwe araza akareba Mira ari kumwe na Lydia. Araza ati ninde uri kumwe na Lina? Bombi ati ni twese. Dr. akababaza ati se umugabo wari hehe? Lydia ati ntabwo ari hano, ariko namuhamagara. Lydia akafata telefone agahamagara Al. Ati Al, uri hehe? Ati nari ndi mu myitozo, ariko irarangiye turatashye. Lydia ati nta kindi kintu urakora, ngwino kwa muganga, abadokita baragushaka. Ati se baranshakira iki n'iki cyabaye? Lydia ati ntago wabinkora ibyo bintu. Ntago ubizi ko umugore wawe yaje kubyara? Ntumbwire ko utazi yuko Lina ari kwa muganga. Ntumbwire yuko utazi ko Lina yaje kubyara. Ntago nabyumva. Ararijijisha. Akavuga ati nyine ubwo byari binshobeye, ariko ndabizi. Ndaje mu kanya. Ashira akanya uko arakahagera. Akihagera, abadokita bamutwara ku ruhande bakamubwira ngo harimo ikibazo. Birakomeye kandi biragoye. Hagati y'umwana na nyina, umwe agomba kubaho. Kandi bagomba gukora uko bashoboye, bakaba batabara umwe. Naho bitabaye ibyo ngibyo, bombi bashobora kwasiga ubuzima. Ari biramucanga, akumva neza isi mwikaragiyeho, akabura amahitamo. Baba bamuhamagaye ngo asinyire ko ikiri bubi icyo ari cyo cyose nta ngaruka bizagira, cyane ko baba bamusobanuriye bakamubwira yuko ibintu bitoroshye. Ararababara, akabura icyo akora n'icyo areka. Lina ahantu abari nawe atangira kubona, akabona ibintu ntabwo ari sawa. Ahamagara Lydia. Lydia yahagera, yabona Lina, amarira akaba yose. Lina akabaza Lydia, Lydia, what's going on? Ese habaye iki ko mbona hano hari inama utamenye icyo zishatse kuvuga? Niki kiri kujya mbere? Ese niki kigiye kubaho?
naba mfite ikibazo. Lydia ati Lina ntabwo byoroshye, abaganga bari kutubwira ngo barakora uko bashoboye bakize umwe muri mwebwe. Ati kubyara umwana muzima nangwa se kurwana nabyo kugira ngo wenda nabura tube twagukura hano wowe n'umwana muri bazima bikubiye gake cyane. Rero bari kuduhitishamo ati se bakize umwana nangwa bakize mama we. Ati naho bigeze se nuko bimeze. Bakiri aho ngaho yirwa nawe ahera ko yinjira akitegereza mushiki we amubwira ati sister ntabwo byoroshye, sinzi icyo turi bukore ariko ngiye gukora uko nshoboye ndebe ko mwembi babiri wowe n'umwuzukuru wacu ahari twabafasha mwembi mukabaho. Gusa nakubeshye ni ubwa mbere ndi kumva mfite igihunga, ni ubwa mbere ndi kumva mfite ubwoba. Ndakora iki kana ka mama, ndakora iki gashiki kanjye. Nayitegereza Hirwa akambwira ati Hirwa ntako utagize pe, wikoreye imitwaro myinshi ku bwanjye, wakoze byinshi cyane kubera njyewe Lina. Kuri iyi nshuro ntabwo ndi buze kukurenganya icyo ari cyo cyose, nabaho nangwa se simbeho ntabwo nzabikurenganyiriza. Gusa reka ngira icyo mbisabira, mwagira mutagira, mwanyitaho mutanyitaho, mumbabarire umwana wanjye abeho kabone niyo njyewe ntabaho. Ariko uyu mwana namurwaniriye ishyaka, naremeye ndara hanze, naremewe ndatotezwa, naremeye mbaho nabi, ndi kurwanirira ishyaka umwana wanjye. Please ndabinginze umwana wanjye azabeho, ndabasabye umwana wanjye abeho. Njye niyo nahasiga ubuzima nta kibazo. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese biraza kugenda gute hagati ya Lina n'umwana? Ninde uri buze kubaho? Ese bombi baragenda nangwa nta n'umwe uri bugende? Ese hararokoka Lina nangwa hararokoka umwana? Inkuru yitwa Warahemutse. Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Yewe nitwa Atete, ibyandika kandi ni nanjye wibagezaho.